reka twubike amacupa twegura inyandiko. Urugendo ntirwari rworoshye. Reka duhere ku byo mwita imishahara muri iki gihe. Icyo gihe twahembwaga ibigori. Biragoye kubona aho mpera mvuga kuri uyu mugabo w'ibigwi bitabarika, ariko reka ngerageze. Urakoze cyane. Reka mpere kubanza kubabwira ko ntaje gusezera. Hari igihe bakumva ngo imyaka 26 ese yasezeye yagiye ndahari. Kwanza reka mpera ahangaha. Icyo cyari ikiganiro makuru mu binyamakuru, ikiganiro mugezweho na Radio Rwanda. Nitwa Oscar Dushime. Benshi mwabyirutse, abandi mukura mwumva icyo kinanga n'iryo jwi buri wa gatandatu kuri Radio Rwanda. Icyo gihe ndibuka ko nafashe ikiganiro makuru mu binyamakuru, ariko nkora n'ibindi biganiro binyuranye. Hari yitwa Cleophas Barore. Izina rimaze gushinga imizi ndetse ryigarurira imitima ya benshi, niba ahubwo atari bose, mu itangazamakuru ry'u Rwanda kuva mu 1995 kugeza uyu munsi rinyura mu matwi y'Abanyarwanda. Ninjiye nte nakoze ikizamini cyanditse, tukora n'icya interview, tuza mu kazi. Ninjiye muri 1995 mu kwezi kwa mbere. Tumara ibyumweru nka 2 tumenyerezwa, twerekwa inzu. Umugabo ubu nararibonye n'ubuhangange bwihariye ku buryo na Perezida wa Repubulika ubwe adatinya kumutangaho urugero mu bandi. Baza Barore yewe wigisha abantu Ikinyarwanda. Iyo tubivuze Your Excellency, hari igihe bavuga bati ni amateka ntitwahabaye, nabyo kandi bikumvikana. Ibyo bigeraho birangirira, ariko ntabwo. Kuva mu kiganiro makuru mu binyamakuru cyamugize icyamamare kugera ku buyobozi butandukanye burimo bwo kuri radio na televiziyo by'igihugu no kuyobora urwego rw'abanyamakuru bigenzura RMC, Barore yageze kuri byinshi. Ariko ngo mu byo yagezeho byose, mu buryo bwihariye ngo nta cyamurutira urwego agezeho rwo kwakira Perezida wa Repubulika bakaganira wa babiri imbona nkubone. Nagize umugisha wo kurobanurwa mu banyamakuru bagiranye ikiganiro cya mbere na Perezida wa Repubulika. Icyo ni amateka, izo ni inzozi umuntu aba ataranarose, ariko abandi bakazirota wowe ukazikabya. We ubwe amaze kugirana ibiganiro n'umukuru w'igihugu inshuro zitari munsi y'ebyiri. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ntabwo twahirahira gutangira kugira ikindi tubaza tutabanje kubifuriza isabukuru nziza yo kwibohora. Murakoze. Cleophas Barore ni umunyamakuru wa RBA w'imbere mu bakomeye kandi bakunzwe, ariko kandi akarusha benshi ubunararibonye kuko inaha si benshi bamurusha uburambe bw'imyaka myinshi muri uyu mwuga. Benshi mwakuze mumwumva mu biganiro bitandukanye bya Radio Rwanda, muherubwo mumukunda kugeza n'ubu. Abanyarwanda bavuga ko ubundi imirimo ibiri yananiye impyisi, ariko Barore we yahinyuje uwo mugani kuko nyuma yo kuba ari umunyamakuru ukomeye mu nkuru kenshi zibanda kuri politike, ni n'umupasiteri ukomeye mu itorero rya ADPR ndetse yabwiriza biragoye ko ataho udafashijwe. Aramubwira ati kandi uwo mwana wavutse muri ubwo buryo bw'igitangaza, hari ibimenyetso n'ubuhamya bwa benshi bambwiye bati. Gusa uretse kuba ari umugabo utuje wasomye ibitabo hafi kubimara ku buryo amagambo y'abayuje ubwenge, nyuma y'ibyo byose aranatebya cyane. Turashaka nabwo aranywaga, ariko ikiri umusore naranywaga none nako irwamagana nta rutoki rubayo. Uretse ko tumubona ubu ari umupasiteri cyangwa se umushumba, ngo mbere yari umusinzi w'intangarugero. Naranywaga kandi nkashira inyota. Iyo nabaga mbwiye abantu ngo tugiye kunywa iza yose kandi turanywa ibirenge bireba inyuma. Yari umusomyi koko. Ariko se uretse ibyo nkubwiye, niki kindi umuziho? Barore mu by'ukuri ni mu ntoki, inyuma ya mikoro na kamera mu buzima busanzwe ababaye hati. Urugendo rwe mu itangazamakuru rwamugize icyatwa, rukamuzanira ubwamamare n'igikundiro kivanze no kubahwa bene aka kageni. Rwatangiye rute? Ahubwo se uyu mugabo wari warabaswe n'ubusinzi, wanywaga mpaka ibirenge birebye inyuma, byagenze bite ngo yisanga ari umupasiteri? Ibyo byose n'ibindi mwibazaho ugiye kubyumvira muri iki kiganiro. Wageze kuri Rwanda Today, aho bidasobanutse bisobanurirwa. Nitwa Oscar Dushime, ngo haye ikaze.
ikaze nanone mu kiganiro cyacu kandi cyane. twagiraga igikoresho bita nagara. Nagara yapimaga ibiro 12 ikajyamo amabuye 28. Cleophas Barore ni umugabo w'igikwerere umaze imyaka isaga 27 mu mwuga w'itangazamakuru. Akaba yarakoze muri Orenforo, yaje kuba RBA kuva yatangira akazi k'ubunyamakuru kugeza magingo aya. Ni umwe mu banyamakuru bakunzwe cyane kugeza ubu bitewe n'ubuhanga yagiye agaragaza mu gusoma ibinyamakuru. Mu kiganiro makuru mu binyamakuru kuri Radio Rwanda kiba buri wa gatandatu, ndetse akundirwa uburyo ayobora ibiganiro kuri radio na televiziyo by'u Rwanda. Ariko se mu by'ukuri Barore ni muntu ki? Mu kiganiro agiranye n'ikinyamakuru de Kaminuza Star mu mwaka wa 2021, Cleophas Barore yakibwiye ko yavutse ku itariki ya 10 z'ukwa 10 mu 1969, avukira mu karere ka Gicumbi, gusa nyuma yaje kwimuka ajya kubana n'umuryango we i Rwamagana. Avuga mu muryango w'abana 11, akaba ari imfura muri bo. Urugendo rwe mu itangazamakuru mu gutangira ni rwari rworoshye na gato nk'uko ahenshi bigenda, gusa ngo ni bya bindi by'icyo uzaba kitagira aho kijya, ahubwo kigukurikira kuko ngo yakunze itangazamakuru urw'akadasohoka kuva akiri muto cyane. Itangazamakuru narikundaga, abanje kurikurikira ndi umwana gusoma, ndibuka twayadu. Umuntu wabikundaga rero yashatse kwiga indimi cyangwa se icyo bita lettre, kuko byari kuba bifite aho bijya guhurira n'itangazamakuru. Ko icyo gihe nta n'ishuri ryihariye, ubwo ndavuga kaminuza ryabyigishaga mu Rwanda, gusa kubyiga ntibyamukundiye. Amashuri abanza yayize iwabo mu karere ka Rwamagana, naho segonderi ayiga kuri FAC Kimihurura, ndetse nyuma yaje kwiga na kaminuza. Aho yayirangije ahita ajya kwigisha mu mashuri yisumbuye, ariko kandi akaza kubifatanya n'itangazamakuru. Turaza kubireba. Gusa ikindi wamenya ni uko ubwo yakoraga itangazamakuru ariko atari ryo yize muri kaminuza. Ubwo rero ejo bundi nyuma y'imyaka myinshi akora itangazamakuru ariko atararyize, yatunguye benshi ubwo mwaka ushize wa 2022 ku itariki 21 Mata yabwaga impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza nyuma yo kurangiza amasomo ye mu ishuri rikuru rya Kiliziya Gatolika rya Kabgayi Iseka, iherereye mu karere ka Muhanga, hari naho habereye uwo muhango. Icyo gihe yarangizanyije n'abandi banyamakuru bakomeye nka Wera Jean Maurice basanzwe bakorana kuri RBA, harimo kandi Tisia Mbangukira uyobora Radio Izuba, akaba n'umuvandimwe ugwa mu ntege Barore. Bombi bakaba barigeze gukorana mu kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru kikiri Orenforo. Reka noneho dusubire inyuma mu rugendo rwe mubwire byose. Barore avuga ko ubunararibonye yabukuye mu kuba yarize mu kigo cy'abihaye Imana cya IFAC ndetse na kaminuza. Gusa ngo mu byifuzo bye ubu ntitwakabaye tuzi Barore nk'umunyamakuru n'umupasiteri, ahubwo tuba tuzi Barore nk'umupadiri, dore ko yatangiye kwiga yifuza kuzaba umupadiri koko. Gusa nyuma ngo byaje kurangira biteye umugongo nyuma yo kwikundanira n'umukobwa wamutwaye umutima hagatuma yindura icyerekezo. Narabyihoreye, nari mfite inshuti, ndanyura hirya se si ukubakunda, nari nyifite inshuti cyane. Gusa uwo mukobwa ntibabanye, ndetse kuri ubu Barore arubatse, afite umugore n'abana 6 yabyaranye n'uwo bakuranye banaturanye. Ushobora kwibaza uti Barore wari warize uburezi yisanze ate akora kuri radio y'igihugu? Dore uko byagenze. Nyuma jenoside imaze guhagarikwa, ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru gitanga amatangazo kiravuga ngo kirashaka abakozi. Ntabwo icyo gihe bavuze ngo nabize itangazamakuru gusa. Twibutse ko muri iki gihugu n'ishuri ryigisha itangazamakuru ritabagaho. Ndaza nkora ikizamini, koze ikizamini mu kwezi kwa 11 ku 94, ikizamini cyanditse. Nyuma y'ibyumweru nka 2 bahamagara batsinze icyanditse, dukora interview. Hanyuma ku itariki 5 z'ukwezi kwa mbere 1995 baduha ibaruwa zitwinjiza mu kazi. Bagihabwa akazi ariko ntibyari bisobanuye ko bagiye guhita bajya kuri mikoro. Babanje kubakoresha imenyerezwa cyangwa se stage byamaze igihe kirenga ukwezi, babereka buri kimwe cyose uko gikorwa. Nyuma yaho noneho batangiye kubaza umwe kuri umwe ibiganiro yiyumvamo ko yakora. Ariko icyo gihe 95 hari urutonde rwateguwe n'ubuyobozi bwa Radio Rwanda, ati ngibi ibiganiro uzakora iki, fata amakuru ki mu binyamakuru. Nguko uko Barore yatangiye itangazamakuru byeruye kuri Radio Rwanda. Ako kanya gihitamo ikiganiro makuru ki mu binyamakuru, yaratangiye urugendo rwari rugiye kumuha ubwamamare n'igikundiro nk'uko tumuzi uyu munsi.
yakoze kuri radiyo Rwanda, aza kujya mu ishami ry'amakuru ndetse nyuma aba n'umuyobozi w'agashami k'amakuru, nyuma aza kuba umunyamakuru mukuru cyangwa se editor wa radiyo na televiziyo ariko by'agateganyo. Yakoze ibiganiro bitandukanye byibanda kuri politike ndetse n'ubuzima, ariko ikiganiro cyamamaye cyane yakoze ni makuru mu binyamakuru, kimwe n'icyakora ubu ngubu cyitwa isesenguramakuru. Muri uyu mwuga w'itangazamakuru kandi yakoze imirimo myinshi itandukanye, abona n'ibihembo byinshi bitandukanye, akaba anafite n'umwihariko wo kuba yarakoranye ibiganiro birenze kimwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Nubwo uyu munsi tumuzi nk'umugabo wiyubashye, umupasiteri mu itorero ADEPR, ariko mbere atarakizwa ngo yari umusinzi ukomeye wanywaga mpaka amacupa ashize mu makazi. Abantu twasangiye, abantu twakoranye barabizi ko bitari ugusogongera, ko hari ukunywa nyine. Kandi yo navuga ngo tugiye mu kabari, keretse umuntu wumva afite ikibazo cy'uko narenze icupa rimwe bari bumuhana ageze mu rugo, ubwo twaricaraga nyine tugakora umurimo dushyizeho umwete. Ndetse yewe ngo ntiyanatinyaga no kwisengerera udukumi, nubwo ngo bitari cyane. Ati no mu bakobwa ninyabyagayo, gusa ntabwo nigeze mba imbata y'ubusambanyi. Barore avuga ko nubwo yijandikaga muri ibyo byose, ngo niyageraga mu kazi nako ngo yagakoraga atiganda kandi mu buhanga n'umurava, ndetse ibyo yashayemo yaje kubivamo, arakizwa burundu ndetse aba umurokore, ubu nyine ni pasiteri. Mu bintu byamukomereye mu itangazamakuru ngo nuko abanyamakuru batagira umushahara munini, ku buryo ngo utari umunyamurava, utari kunda, utanarifitiye umuhamagaro, ngo byamugora kurirambamo. Barore avuga ko ikindi gihembo gikomeye cy'umunyamakuru hari uko ibyo akora ababyumva n'ababibona bamushimira bikamutera ishema. Rimwe na rimwe ariko ubwo bwamamare bukaba bushobora kugushaho benshi, nko kugurirwa amayoga no gukundwa n'abakobwa, bikaba byamuteza ibindi bibazo. Barore kandi nyuma y'igihe kirekire akora itangazamakuru, asanga igihe kigeze ngo ave muri uyu mwuga, ndetse rwose ngabonye ahandi hamuha amasaziro meza yahajya, ibintu ubundi atigeze atekereza mu myaka itambutse. Mu byo atazibagirwa mu mwuga w'itangazamakuru ni umunsi bamubwiraga ko azayobora ikiganiro n'umukuru w'igihugu Paul Kagame bwa mbere kuri radiyo na televiziyo y'u Rwanda. Yagize ati, bakibimbwira numvise ari icyizere gikomeye, ubwo butabugize ubwo uba ufite ikibazo. Warasinzira iryo joro? Amasaha make. Barore ibyinshi yakoze ni byinshi yagezeho mu itangazamakuru, gusa iby'ingenzi nibyo nkubwiye, kuko byose nabivuga ahari bwakira bugacya nka yamvugo yo gukabya. Gusa wenda ikindi wamenya ubuzima bwe busanzwe inyuma y'akazi, uyu mugabo ngo mu byo kurya bya mbere akunda agatoki kukarusha ibindi jambo. Naho mu bijyanye n'umupira w'amaguru ngo ni umufana wa Rayon Sport, nubwo kenshi iby'umupira atabishamadukira cyane. Abajijwe icyo akora igihe ari kuruhuka atari mu kazi, Barore yasubije ko atari wa muntu ukunda gusohoka, ahubwo ngo aba ari kwisomera ibitabo, akananyuzamo akareba televiziyo. Ngayo nguko ibyo ibya Barore Cleophas, igihangange, inararibonye, umunyabigwi ukiriho uzaguma mu mateka y'itangazamakuru ry'u Rwanda nk'umwe mu bakomeye baribayemo. Nansoreje ikiganiro cy'uyu munsi, wakoze gukurikira Rwanda Today. Nitwa Oscar Dushime, naho utaha Imana ibarinde.